twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye ngaha kuri buri munsi kugira ngo dukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 10 mu byumweru bisanzwe, tariki 21 Kamena 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Aloyizi. Ngaha amasomo agiye kudufasha kwegera Imana. Isomo rya mbere mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, umurongo wa 9 kugeza ku wa 18 n'umurongo wa 20. Muri iyo minsi Ataliya nyina w'umwami Okoziya abonye ko umwana we apfuye, yemeza kwicisha abantu bose bakomokaga ku mwami. Yehosheba umukobwa w'umwami Yoramu akaba na mushiki wa Okoziya, afata Yowasi mwene Okoziya amuvana mu bana b'umwami bagombaga kwicwa, nuko amujyana n'umurezi we abahisha mu cyumba cy'ingoro bararagamo. Ataliya ntiyaba akimwishe. Yowasi abana n'uwo murezi imyaka 6 mu ngoro y'Uhoraho, ubwo Ataliya yategekaga igihugu. Mu mwaka wa 7 Yehoyada atumiza abategetsi bakuru b'ingabo z'Abakari n'ingabo zarindaga ibwami, bamusanga mu ngoro y'Uhoraho, asezerana nabo kandi abarahiza mu ngoro y'Uhoraho, hanyuma bereka umwana w'umwami. Abatware b'abasirikare bakora nk'uko umuherezabitambo Yehoyada yabategetse. Buri wese afata abantu be, ari abajya mu mirimo yo ku isabato, ari n'abayirangirije, bose baragenda basanga umuherezabitambo Yehoyada. Umuherezabitambo abatware b'abasirikare amacumu n'ingabo by'umwami Dawudi byabaga mu ngoro y'Uhoraho. Abarinzi b'ubwami bahagarara bafite intwaro mu ntoki, bakikije umwami kuva mu ruhande rw'iburyo rw'ingoro kugera mu rw'ibumoso hafi y'urutambiro imbere y'ingoro. Nuko Yehoyada asohora umwana w'umwami, amwambika ikamba ry'ubwami, amuha n'ibindi biranga ubwami, bamwimikisha amavuta. Hanyuma abantu bose bakoma mu mashyi biyamirira bavuga bati, umwami aragahoraho. Ataliya yumvise rubanda rusakuza, agenda basanga aho bari mu ngoro y'Uhoraho. Aritegereza abona umwami ahagaze hafi y'inkingi y'ingoro, nk'uko byari umuhango usanzwe, abatwari n'abavuza amakondera bamuri ruhande, n'abantu bose bo mu gihugu banezerewe kandi bavuza uturumbeti. Nuko Ataliya ashishimura imyambaro asakuza ati, ubugambanyi, ubugambanyi. Umuherezabitambo Yehoyada abwira abatware bakuru b'ingabo bategekaga abarinzi agira ati, nimumusohore mumucishe hagati y'imiryango y'ingabo, umukurikira mumwicisha inkota. Koko rero umuherezabitambo yari yavuze ati, umwamikazi ntazicirwa mu ngoro y'Uhoraho. Bajyana Ataliya bamunyuza mu irembo amafarasi yanyuragamo, bamugejeje ku ngoro y'ubwami bamutsindaho. Yehoyada yifatanyije n'umwami n'umuryango wose, ajyana isezerano n'Uhoraho kugira ngo umuryango uzabe uw'Uhoraho. Umwami n'umuryango nabo bagirana isezerano imbere ye. Hanyuma imbaga yose ijya ku ngoro ya Behali, bamenagura intambiro ze zose n'amashusho ye babimaraho. Na Matani umuherezabitambo wa Behali bamwicira imbere y'urutambiro. Umuherezabitambo Yehoyada atoranya abo kurinda ingoro y'Uhoraho. Bavana Yowasi mu ngoro y'Uhoraho, bamujyana mu ngoro y'umwami, yicara ku ntebe y'ubwami. Abantu be bose bo mu gihugu baranezerwa, umurwa uratuza. Ataliya we bari bamwicishije inkota mu ngoro y'umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 132. Uhoraho yitiyemo Siyoni, ashaka ko mubera ingoro. Uhoraho yarahiye Dawudi n'indahiro atazivuguruzaho ati, nzitoranyiza umwe mu bahungu bawe, nzamugira umwami uzakuzungura. Abahungu bawe nibakomeza isezerano twagiranye n'amatangazo namenyesheje, abahungu babo nabo bazicara ku ntebe yawe y'ubwami ubuziraherezo. Kuko Uhoraho yihitiyemo Siyoni, ashaka ko imubera ingoro, ati, niyo buruhukiro bwanjye iteka ryose, niho nzatura kuko nabyifuje. Niho nzaturutsa inkomoko ya Dawudi, nzahakomeze urumuri rw'intore yanjye. Abanzi be nzabakoza ikimwaro, maze ikamba rye rizamubengeranireho. Uhoraho yitiyemo Siyoni, ashaka ko mubera ingoro. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 6, umurongo 19 kugeza ku 23.
Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, nimugashakira ubukungu hano munsi, aho udusimba n'imungu byonona, aho abajura baca ibyuho bakiba. Ahubwo mwizigamira ubukungu mu ijuru, aho udusimba n'imungu bitonona, aho abajura badaca ibyuho ngo bibe. Kuko aho ubukungu bwawe buri, ni naho n'umutima wawe uzaba uri. Itara ry'umubiri n'ijisho. Niba rero ijisho ryawe ridafite inenge, umubiri wawe wose uzamurikirwa. Naho niba ijisho ryawe ari ribi, umubiri wawe wose uzaba mu mwijima. Noneho se, niba urumuri rukurimo ruhindutse umwijima, uwo mwijima uzangana iki? Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Ujye ukora ku buryo igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana rijya riguhindura, kuko akenshi hari ijambo ry'Imana risanga twarahindanye. Niyo mpamvu rero utega ibiganza, navuga ibiganza by'umutima, kugira ngo Nyagasani guhindura uko ashaka. Amen. Hari imvugo 3 zeze ku isi, imvugo zitari nziza. Rero nuzumva ukazumva hari yakubayeho mu buyobozi bwawe, mu butegetsi bwawe, mu rugo rwawe, nyaboneka sigaho izo mvugo, ntukazitize umurindi wowe. Imvugo ya mbere ngo iragira iti, nta ngoma itica. Ukomeze ubyibazeho. Ese ingoma yawe, urugo rwawe niko bimeze? Nyamara ingoma ya Kristo ni amahoro, yo irakiza. Ese uri uwa Kristo cyangwa uri uwa sekibi wo kuri iyi si? Komeza ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Imvugo ya kabiri iragira iti, ngo hari abayobozi bamwe na bamwe bakandagira ku mirambo kumva zabo bayoboye. Mbega ibibazo. Mu gihe Kristo we abambwa ku musaraba kugira ngo ducungure, usanga bamwe na bamwe ku isi bo babamba abandi ku musaraba kugira ngo bategeke abayobore. Kristo we ubwami bwe no gutuyobora no kwitanga. Naho uzasanga abayobozi bacu kugira ngo bayobore babanza kugira abo bayongobeza, kandi byaba. Hari indi mvugo ya gatatu, ni itegeko ry'ishyamba ryitwa indyankurye. Inyamaswa nini itungwa n'into, uyirye, nurangiza kuyirya nanjye nkurye. Aho uzasanga hari abantu kuri ino si, reka mvuge abagira nabi, umwe arangiza kwica mugenzi we, uwo wishe mugenzi we akaza kwibagiza ko hari undi nawe umurekeje kugira ngo mwice. Ni na rya tegeko none rigira riti, niba ugambana nawe uzapfa bakugambaniye. Izi mvugo zose tumaze kuvuga, mubyeyi, ukomeze uzisesengura, uziteho. Wasanga ziri mu rugo rwawe ntawamenya, wasanga ziri mu bihugu byanyu, wasanga ziri mu rugurupe zanyu, ariko icyo wazirikana, ingoma ya Kristo irakiza. Izi y'isi zo zishobora no kwica. Rero wongere urebe niba uri umugira neza cyangwa niba uri umugira nabi, uri ku ruhande rwa sekibi cyangwa uri ku ruhande rwa Kristo. Ibyo byose tumaze kuvuga nibiganisha nanjye kuvuga ku ntambara. Ubwo amasomo uyu munsi we nanjye aratubwira ati, izigamira ubukungu hehe? Mu ijuru. Kwizigamira ubukungu bw'ijuru. Akenshi uzasanga tumaranira kuyobora, tumaranira gutegeka ibintu bya hano ku isi, ariko tukibagirwa ko ubutegetsi bukomeye kandi bushinze imizi ari bwa Kristo. Ubwami bukomeye n'ubwa Kristo. Uzasanga twihatira gusa kuyobora hano ku isi, ubwami bwa hano ku isi ariko turi gushakisha, tukibagiwe ingoma ya Kristo, ingoma y'urukundo, ingoma y'amahoro. Niyo mwakurikiza imvugo, hari ibintu bisa n'ibi twumvise mu isomo rya mbere, uko twumvise amazina ba Okoziya, Yehoyada, Ataliya, Yowasi. Abo bose uko mwajya mubyumva, harimo ingoma z'ubuhotozi, harimo kwicana kugira ngo agere ku butegetsi akabanza kwica abandi. Twagiye twumvamo ibintu birimo urupfu, ukica undi kugira ngo uyobore, ukica undi kugira ngo utegeke. Ndabizi ibintu byo mu isezerano rya kera, ariko se wasanga n'ubu bikiriho. Wasanga n'ubu kugira ngo umuntu ategeke ayobore, abanza kugira abandi ayongobeza. Nguko uko Nyagasani yifuza ko ijambo ry'Imana ryadutambukamo. Ibyawe mu isezerano rya kera, Yezu arifuza ko uyu munsi twabigorora, maze tukagenda mu murongo mwiza. Yezu cyamuzanye hano ku isi ni ukugira ngo turarikire ingoma y'amahoro, ingoma y'urukundo, tugomba kujya dushakisha. Ariko se ni kangahe ngewe ndarikira
ibya hano ku isi, ubukungu bwa hano ku isi, nkagira inda nini, ngashaka kuyobora njyenyine, ngica ngakiza, ngashaka kwikubira njyenyine, ngica mugenzi wanjye nabona hari uwo duhanganye, nkaba namugira nabi. Mbega ibibazo! Iri somo waryumvise rya mbere, uburyo harimo ubugome kugira ngo umuntu ajye ku bwami. Hari abantu benshi babanje kuhatikimbirira. Mbega ibibazo biraha. Mubyeyi, kwizigamira ubukungu bwa hano ku isi aho kwizigamira ubukungu bw'ijuru. Nyagasani icyo yadutoreye kuba abantu beza. Uhora yihitiyemo Siyoni ashaka ko umubera ingoro. Amen. Rero nawe niwumva uri ingoro y'Imana, ibyo biganza byawe ntibikamena amaraso. Niwumva uri ingoro y'Imana, uzakore ku buryo ibiganza byawe bitajya bikorakora, kuko ikiganza cyakoze kuri Yezu ntikikorakora. Umuntu wumvise ijambo ry'Imana wirinda kubeshya, wirinda kugira amanyanga. Ubuzima bwose bwahuye na Kristo ntabwo wongera kujyana na Sekibi ngo ngambanire abandi, ngirire abandi nabi, mpemukire abandi, ngo mpemuke ndamuke, nkaho ndi mu ishyamba nanjye. Oya, nanone se kubaho nk'umukristo wizigamira iki? Ijuru. Wongera urebe n'ibikorwa byawe bitari gukumanurira hasi. Navuga ngo kuzimu, mwirimbi ry'ikuzimu, umuriro. Byaba amahire rero niba uri kuzamuka kujya mu ijuru, kwizigamira ijuru. Yezu rero araturebye nyuma ko turi kumwumva ari ku musozi n'abigishwa be, arabana dukeneye ijuru. Yego ntiturikwiye, ariko turarikeneye. Turi abanyabyaha n'abanyantege, ariko dukeneye ijuru. Nawe rero muyoboke w'Imana ukeneye ijuru, twese dukeneye ijuru. Wari uzi ko n'umuntu yari gukora nabi ibyaha agera agakubwira ati ariko nanjye ndifuza kuzajya mu ijuru? Yego ni byiza, ukomeze ubyifuze, ariko ni ukurikorera, gukora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'impuhwe, ibikorwa by'ineza, atari ubugizi bwa nabi. Akenshi uzasanga twizigamira ubukungu bwa hano ku isi, tugashakisha ubutegetsi, icyubahiro, ibintu, yewe n'abantu, tukiruka ku iraha ry'isi, ariko tukaza kwibagirwa kugira inyota y'Imana, kurarikira Imana, kurangamira Imana, kurangamira ijuru. Yezu rero nawe arifuza kukubwira ati aho ngaho wahunikiye ku isi, wahunitse impungu zonona n'imigese yonona bya hano ku isi, ongera wibutse ko turi hano munsi, ariko nk'icumbi dutambuka twitegura kuzajya hehe? Kuzajya mu ijuru. Akamvugo bibutsa abategetsi bakomeye bati sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde. Ibuka ko gukira bwa hano ku isi, ibyubahiro bya hano ku isi bihita nk'ivumbi, bihita nk'umuyaga, bitumuka. Nuko wibutsa nayo imvugo yindi igira iti memento mori, ibuka kuzapfa. Uhora wibutsa ko kantu bizaba intego yawe ati memento mori, ibuka kuzapfa mubyeyi, ibuka ko tuzapfa, tuzaba hano ku isi. Uzasiga inkuru cy'imusozi nuva hano ku isi, ahubwo izigamire ubukungu mu ijuru. Mubyeyi, niba ujya ugira kamaleze, ndagusabye ngo umbabarire. Hari abantu bakunda kugira twamaleze twa hafi na hafi, ntibagubwe neza, kugira ngo nawe wumve ko utazajya wizigamira hano munsi, ahubwo ugomba kwizigamira mu ijuru. Rero witegure, ufata agatambaro hari igihe byaza gukenera, ukihanagura bitewe na kamaleze uza kugira. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo agiye ku rugendo, aza guhura n'undi mu modoka, bafatikanyije urugendo. Nuko bageze mu nzira, umugabo bishoboke ko yari umugome umwe muri bo, umugenzi umwe yari umugome, wageze gutya agira atya mubyeyi ntundakarire, aruka kuri mugenzi we. Amaze kumurukaho, wa mugenzi we aramwihorera, barikomereza, baragenda. Ageze imbere, wa wundi wakoze biriya arareba ati ko biri kose uyu mugabo ni igicucu, kuba atigeze na rimwe avuga kandi amaze kumukorera ibintu bibi. Nta kintu igeze numva avuga, ngo yaratwaye imyavu mu mufuka, aravuga ati kandebe niba umugabo ari muzima koko. Arangije amumenaho nyamyavu, ivumbi riratutumuka ryose. Wa mugabo nanone w'umugenzi aricecekera, arikomereza. Nuko kamwanya wa wundi wamenyeho undi ivumbi avuga ati ntabwo ari muzima pe, ntabwo ari muzima. Nari nzi ko rwose naba muzima ari buze guhita nkubita nk'urushyi, ariko ntabwo ari muzima. Nuko kamwanya agiye kubona abona wa mugabo afashe umuzigo we, arurutse,
arashyitse. Nuko wa mugabo wamukoreye bya bintu bisharira byose mwumvise ahita nawe yururuka aramubaza ati bimeze bite ko nagukoreye biriya byose ntugire icyo uvuga? Nuko wa mugenzi ngo aramubwira ati impamvu ntagize icyo mvuga nuko urugendo rwanjye nabonaga ari rugufi, urabona ko nshyitse, numvaga igihe cyanjye cyarangiye nta gihe ngisigaranye, niyo mpamvu ntiriwe ngusubiza kuko nabonaga urugendo rwanjye ari rugufi, nabonaga nashyitse. Nuko wa mugenzi wakoze bya bintu bisharira kubitwa n'inkuba atangira kwibuka ko urugendo nawe asigaje ari rugufi rutari rurerure. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Uzakurikira uzasanga impamvu dukora nabi, impamvu tugambana, impamvu twica bagenzi bacu nk'abijya twumvise mu isomo rya mbere byahabereye, impamvu tugira ubugome nuko akenshi tutareba ku rugendo rwacu, impamvu duhambara, impamvu dushora intambara, impamvu turwana nuko twumva tugifite urugendo rurerure, twumva tudamaraye hano ku isi, twumva ntawaducokoza, twumva twaradamaraye, twumva ntacyo twaba, twumva dukaze cyane. Niyo mpamvu burya dukora nabi. Uramutse uzi ko urugendo rwari rugufi, umva wakwicisha bugufi ukarwana no gushyika, wakwicisha bugufi ukareka guhangana, wakwicisha bugufi ukareka kurwana, wakwicisha bugufi ukareka gushora intambara, wakwicisha bugufi ukareka kugambanira abandi, wakwicisha bugufi ukareka kubeshya, ukareka amanyanga, ukareka iraha ry'isi, ubundi ukarangamira Imana, ugakenera Imana, ukitwara neza, ukaba umuntu mwiza. Naho ubundi kuba ukiri gukora ibyo ngibyo ntabwo twakurenganya vuba na bwangu, uri kumva ugifite igihe, nyamara igihe cyagushiranye, igihe dushiranye mwa babyeyi mwe, igihe ni kigufi, urugendo rwacu ni rugufi hano ku isi. Niyo mpamvu kwizigamira ubukungu bw'ijuru ari ngombwa. Rero uzigamira ubukungu bw'ijuru ryari koroherana, kutihorera. Tekereza nawe umuntu ajaga gukora ibyanshifuramo inka kuriya, agakora ibintu bisharira, umuntu mubana mu rugo akagutonganya akakujya nabi, akenda no gukwica, aho nawe wamwihorera? Aho nawe ntiwamusubiza? Nguko rero nawe uwo mukoro ukomeze uzirikana ko urugendo rwacu ari rugufi. Iyaba namenye ko urugendo rwanjye ari rugufi ndetse ko ndi mu minota y'inyongera mu bihe bya nyuma, nagakoze neza. Ndifuza gusoreza ku rugero rwa Mutagatifu Aloyizi turi guhimbaza none. Hagati aho abitwa Aloyizi tubifurije umunsi mwiza, turabasuhuje n'abamwisunze bose. Ngo Aloyizi umunsi umwe rero ukiri umwana, ngo mwarimu yaramubaje ati ese Aloyizi, Imana iramutse ije nonaha ikagusanga uri gukina wabigenza ute? Ngo mwarimu ngo yari yiteze ko Aloyizi ahita amubwira ati nakwiruka nkajya muri chapelle nkajya gusenga, dore ko nyine yaba ari iminota ya nyuma, iminota y'inyongera. Nuko mwarimu agiye kumva ngo kazo uburyo yagasubije Aloyizi, ngo aramubwira ati Imana iramutse ije ndi gukina nakomeza ngakina. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ese Nyagasani agusanze uri gukina ukomeza ugakina, agusanze ibyo uri muri gukora ukomeza ukabikora, ukuri kurwana ukomeza ukarwana, aha niba ari byiza komeza ubikore. Umwana bari gukina nyine byiza bibishimishije yakomeza agakina. Bishatse gutubwira ngo umurimo mwiza ukozwe neza nabwo n'uburyo gukomeza isengesho. Niba rero aho uri gukora neza, komeza ukore neza, aho niho Nyagasani azagusanga ubundi akugirire neza. Komeza ukore neza, witeganyiriza ijuru. Mutagatifu Aloyizi yiyeguriye Imana mu muryango w'Abayezuwiti. Mu gihe cyaje kugera ari mu mashuri, icyorezo kiza kwaduka kiyogoza abantu benshi cyane. Nuko Aloyizi ahari nto yari ari kwiga, afata icyemezo cy'uko agiye gutabara. Nuko aratangira atwara indembe, azitwara mu bitaro kugira ngo baziteho. Iyo ndwara rero nawe ntabwo yamusize amahoro, byaje kurangira Aloyizi iyo ndwara nawe imuhitanye, la peste. Aloyizi yapfuye afite imyaka 23. Murumva ko yapfuye ari umujene. Aloyizi yabaye urugero rwiza rwo kwiteganyiriza ijuru. Abamwisunze mwese nimugubwe neza. By'umwihariko reka nsoreze ku isominari yacu ya Mutagatifu Aloyizi ya Diocese ya Cyangugu yamwisunze. Sominari Ngirerero by'abaziha Imana. Aloyizi ngo twabyumvise yapfuye ari uwihaye Imana ndetse apfa ari umujene. Rero iyi sominari yacu yaramwisunze kugira ngo
abajene bose bazatambuka muri seminari bumve ko n'abato bashobora kwiyimana, n'abato bashobora guhorwa Imana, gupfira Imana, n'abato bashobora gukorera Imana kandi bigakunda. Nguko Aloyizi nawe yayitanze, aritanga kugeza igihe yitangiye abantu, yitangira indembe, yitangira abarwayi. Nguwo umusanzu wa Aloyizi kwiteganyiriza ijuru. Nongeye kubibutsa ko seminari yacu yitegura nyine abaziha Imana, itegura abantu bazaba ingirakamaro muri sosiyete bitangira abandi. Nongeye kubibutsa igihango dufitanye na seminari yacu ya Mutagatifu Aloyizi ya Diyoseze ya Cyangugu. Aha niho buri munsi yacu nanone yavukiye. Ibyo twagiye tubigarukaho kenshi, ndetse twanafashe n'umuhigo yuko tuzahubaka icyumba kizadufasha kujya twibuka aho buri munsi yacu yavukiye. Bityo icyo cyumba kuko twagiye tubishishikaza, twatangiye gukusanya ubushobozi buzadufasha kuko guhigura uwo muhigo. Iyi seminari rero nk'uko mureba niyo yandeze. Niba hari na gato ubona kagacyarishwa gato, maze nanjye kuvuga akantu keza ubona, wenda niba hari na gato wambonanye ubona afite, ni muri iyo seminari nagakuye Mutagatifu Aloyizi. Rero iyi seminari tuyigomba icyubahiro nk'abayoboke b'Imana duhurira ngaha kuri buri munsi, kuko agiye tugira neza. Hari abayizemo babaye abantu beza, Imana ikomeze bagirire neza. Rero ndifuza cyane cyane gusoza ishimira ba bantu bose tumaze gukusanya umusanzu wacu kugira ngo iryo tafari ryacu koko buri wese azagira uruhare mu gushyiraho iryo tafari. Nongeye rero gushimira buri wese ukomeje kugaragaza uruhare rwe mu gushyigikira ino seminari yacu kugira ngo ikomeze irere abazitangira abandi nka Aloyizi mutagatifu. Kuko twabyiyemeje tuzahigura umuhigo, tukagira icyumba cy'ishuri twubaka ngaha muri seminari yacu nko kwibuka aho buri munsi yacu yavukiye. Bityo nongere nshimire abamaze kwitanga, twizigama kuri ubwo buryo twese, dore ko burya tuba turi no kwizigama ijuru. Iyo utanze umusanzu wawe ni uburyo bwiza nabwo bwo kwizigama ijuru. Kugeza ubu tumaze kwakira abantu bagera muri 20 bamaze kwiyemeza. Ngiye mpamya ko turamutse tubonye abantu 100 bagira uruhare bakitanga, uwo muhigo twawuhigura ku buryo dufite icyizere abantu barenga 30,000 biyandikishije kuri buri munsi. Nta kabuza umuhigo tuzawuhigura. Wowe nanjye tuzashyiramo uruhare rwacu rwaba ruto, itafari ryacu, kugira ngo umuhigo tuzawuhigure uko bikwiye. Nongere mbibutse ko ari umuhigo twiyemeje wo kugira ngo tuzahimbaze isabukuru y'imyaka 5 buri munsi imaze ishinze, buri munsi maze ibonye izuba yatangiye kwa Mutagatifu Aloyizi muri seminari. Rero Nyagasana nakomangi wawe akagukomanga, tuzashyigikira ino seminari. Turifuza rero gutangira iyo mirimo y'icyo cyumba ku mpera z'uku kwezi kwa 6 2024. Tukwifurije rero ikaze buri wese n'itafari rye uko Nyagasana azagushoboza. Dukomeze rero twizigamira ubukungu mu ijuru nk'uko Aloyizi yemeye kwitanga, akitangira abarwayi, akitangira indembe. Nawe rero Nyagasana igihe kimwe azakubaza ati, harya wowe mu kwizigamira ijuru witanze hehe? Ko nakubonye muri iki kigurupe cy'abasinzi wakivuyemo ryari? Kuki ntakubonye muri gurupe y'abagiye gufasha? Niko ko nakubonye muri gurupe y'indaya, kuki ntigeze kubona uri muri gurupe y'abagiye ku bitaro bagiye gusura abarwayi? Niko ko mperutse gukubona muri gurupe y'abagambanyi bari kunegura abandi, bari mu nteko abaneguranye? Kuki koko ntigeze nkubona mu kiliziya muri gupanga uburyo muzajya gusura imfungwa, muzajya gusura abarwayi, muzajya gukora ibikorwa by'urukundo? Wizigamiye hehe? Wizigamiye hehe mubyeyi? Wizigamiye hehe? Mutagatifu Aloyizi akomeze kudusabira natwe twizigamire ubukungu mu ijuru. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.